Kugeza na n'ubu muri kinyejana dutuyemo amazi aracyari ingenzi ndetse yahoze ari ingenzi azahora ari n'ingenzi kugeza ubuzima bw'isi burangiye. Ibi iyo mbivuga gutya benshi bahita bumva ko amazi ni ubuzima. Amazi koko ni ubuzima. Water is made of water molecules. Every water molecule combines hydrogen and oxygen. Ubusanzwe amazi agizwe na oxygene na hydrogene ebyiri. Ibyo bigize amazi. Reka twirengagize indi mimaro y'amazi ariko tumenye yuko imibereho yacu iterwa n'amazi. Nibyo wabyumvise neza yuko umubiri wacu kugira ngo ubeho ukenera amazi. Amazi ni ubuzima. Iyi ngingo twese turayemera. Ndetse na nubwo bisaba kugerwaho impaka kugira ngo wemere ko amazi ari ubuzima. Amazi ni ubuzima. Ni umubiri wose ugizwe n'amaraso n'amagufa n'inyama, ariko amazi agize 60% by'amafluide cyangwa se by'ibintu byose bisukika biri mu mubiri. Muri make umubiri udafite amazi ahagije, ubwonko ntabwo bubasha gutekereza neza cyangwa se ngo umubiri ubashe kuringaniza ubushyuhe bw'umubiri. Uyu munsi reka tuvuge ku igogorwa. Igogorwa rikenera amazi menshi kugira ngo intungamubiri zavuye mu biryo zibashe kuba zanagenda zikoreshwa aho zikenewe, aribyo byitwa mu ndimi z'amahanga absorption. Ibi simbitindaho, ariko buri wese yigeze kunywa igikombe nibura kimwe cy'amazi mu gihe yari ari gufata ifunguro cyangwa se nyuma yaho gato cyangwa se mbere yaho yuko afata ifunguro. Ibi ni ukuri. Ndabasuhuje, nitwa Steven C20. Iki ni ikiganiro Tugane Siyanse mukigezwaho nanjye Steven C20 kuri YouTube channel Murindi Yacu TV ndetse no kuri Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Mushaka kudukurikirana mwandika ijambo Murindi Yacu TV. Abashimiye kuba murimo kutwumva. Ese hari ingaruka wahura nazo mu gihe wanyweye amazi hagati mu ifunguro? Niba zihari ni izihe? Reka tuganire kuri iyi ngingo. Ikaze. Imibereho yacu iterwa no kunywa amazi, kandi kugira ngo tubeho dusabwa kunywa amazi menshi kandi ahagije. Ibyo twigeze kubivugaho gato. Nubwo kunywa amazi ari ingenzi kandi amazi akaba akenewe mu igogorwa kugira ngo ibyo kurya bigende neza mu mubiri, aho ndavuga intungamubiri, ariko hari ibihe byinshi utagirwa inama kugira ngo ube wabasha kunywa amazi. Ibyo bihe ni ibihe? Wibuke ko amazi yakoreshejwe nabi mu mubiri ashobora kuba yagutera ibibazo birimo n'iby'ubuzima, nko kutamererwa neza mu gifu, umwuma ndetse no kwangirika kw'impyiko. Muri iki kiganiro uraza gusobanukirwa ingaruka nyinshi zirimo zishobora guterwa no kunywa amazi mu ifunguro hagati cyangwa se mbere yaho gato cyangwa se nyuma yaho. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Tugane Siyanse. Mbibutse njye uri kukibagezaho ni Steven C20. Iyi ni Murindi Yacu TV. Ingaruka ya mbere ituruka kunywa amazi hagati mu ifunguro, iramanza igaca amazi gastric acid cyangwa se gastric juice ibiri mu gifu. Iyi ishinzwe kumanyagura ibyo kurya byageze mu gifu ndetse ikica na mikorobe zazanye nabyo. Niba iyi acide yacitse amazi ikaba itagifite ubushobozi nka bwa bundi bwa mbere, birumvikana igogorwa riragenda gake gake. Iyo acide yacitse amazi ntabwo iba ifite ubukana nka bwa bundi bwa mbere. Igogorwa hano rizagenda gake gake cyane ndetse bitwara umwanya munini kugira ngo rirangire. Uku kwivanga kw'amazi ndetse na gastric juice, ibi bishobora gutuma uribwa mu nda. Niho ushobora kuzavana kuribwa mu nda ukayoberwa impamvu. Indi ngaruka ya kabiri ni ukugabanuka kw'amacandwe mu kanwa. Abenshi kuri iyi ngingo bashaka kwibaza ati amacandwe agabanuka gute mu kanwa? Nibyo wabyumvise neza, amacandwe agabanuka mu kanwa kuko aba yaciwe amazi nayo ubwayo akaba atagifite ubukana bwo kuba yamanyagura bya byo kurya. Ntivuga kumanyagura wumve kwifashisha nyine gucanyagura ibiryo kugira ngo byorohe. Amacandwe hano ntabwo ashinzwe gushwanyaguza ibyo kurya gusa mu kanwa, ahubwo uko amacandwe yongera mu kanwa ni nako atuma akangura imisemburo y'igifu kugira ngo yitegure kuba yakakira ibyo kurya ndetse yitegura akazi. Aha ndavuga gutangira gusya. Nibyo wabyumvise neza, niba uri kunywa amazi hagati mu ifunguro ujye umenya yuko amacandwe yawe ari gucika intege, bityo n'ibimenyetso byoherezwa mu gifu ko hagiye kuza ibyo kurya bikagabanuka. Ibyo bigatuma ifungurwa ryawe riri kugende gake. Ingaruka zo kugenda kwigogora gake twaryumvise. Aha bya byo kurya bitasewe bikomeza gutembera mu gice cy'epfo cy'umuyoboro wa esophagus cyangwa se wa muyoboro w'ibiryo, bigakomeza hafi aho ngaho, ndetse ibi bitera acide mu gifu ndetse n'umuriro ukabije ahagana kuri esophagus cyangwa se wa muyoboro w'ibiryo. Ni
nibyo wabyumvise neza. Muri make kunywa amazi hagati mu ifunguro bitera aside mu gifu ndetse n'umuriro ukabije. Iyi ni ingaruka ya gatatu twumvise. Kunywa amazi hagati mu ifunguro ndetse iryo funguro rikaba ryiganjemo ibyo kurya byiganjemo isukari nyinshi n'ubuki, imigati, umuceri, ibirayi n'ibindi. Ibi byo kurya byibitsemo isukari ingana itya nibigera mu gifu ntibisebwe bitewe n'ingaruka yo kunywa amazi hagati mu ifunguro. Iyi sukari izahindurwamo ibinure byibike mu mubiri ndetse umubiri hano uzaba usigaranye n'ikibazo cyo guhangana n'isukari nyinshi mu mubiri. Iyi ni ingaruka ya kane. Ibi byo kurya byiganjemo isukari byahinduwemo ibinure ndetse bikibika mu mubiri bizatuma uhura n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije twese turayiwuzi yuko ushobora gutera izindi ndwara zirimo nk'umutima. Iyi ni ingaruka ya gatanu. Bibutse ko ibi byose biterwa no kunywa amazi hagati mu ifunguro. Izi ngaruka zigera kuri 5 kugira ngo tuzirinde zose biradusaba kuzajya turya ibyo kurya byibuze birimo umunyu muke uringaniye, kuko kurya ibyo kurya birimo umunyu mwinshi bidusunikira kunywa amazi hagati mu ifunguro mu gihe twabonye ko bifite ingaruka nyinshi ku buzima. Abashakashatsi bagaragaje ko nibura ugomba gufata amazi ho iminota 30 mbere cyangwa se nyuma yo gufata ifunguro. Ibi bizakurinda guhura n'ibibazo by'ubuzima bishobora guterwa no kunywa amazi hagati mu ifunguro birimo no kurwara umutima ngo twabibonye. Ese ni ubuhe bundi buryo ushobora kunywamo amazi bukaba bwagutera ibindi bibazo? Mwakoze kuba murimo gutwumva ikiganiro Tugane Siyanse, ngiye ukibagezaho ndi Steven C20. Iyi ni Murindi Yacu TV. Reka dusoreze ahangaha ikiganiro Tugane Siyanse, bibutse ko ikiganiro nk'iki ni akagaruka. Reka ubutaha tuzaganire ku bundi buryo utemere kuba wanywamo amazi. Ndabashimiye.